iyo abantu batuye mu gace kamwe kandi bose bakaba ari abakene, abo bantu bahuza ubuzima, barya bimwe, bagahahira hamwe, bagatizanya bimwe mu bikoresho bafite, bakaba mu nzu ziri ku rwego rumwe kandi zegeranye, kugeza n'ubwo umwe ashobora kunyura mu rugo rw'undi igihe ashaka kugera hirya yarwo niba abona ariyo nzira ya bugufi. Nyir'urugo runyuzwemo nta nubwo ashobora kubibona nk'ikibazo ngo abone ko bamuvogereye, cyane ko izo ngo zabo hari nubwo ziba zitazitiye. Baba babanye neza cyane kugera igihe umwe muri bo aboneye amafaranga, amikoro yakazamuka, ahita avugurura inzu ye, akayubakira igipangu gikomeye, hejuru agashyiraho ibimene by'amacupa cyangwa se senyenge, rimwe na rimwe akanacirira imbwa ibuze ubonetse wese kuzi we, ndetse mu kibonezamvugo cye hakiyongeramo amagambo nko kuvogerwa, uburenganzira, ubwisanzure, kandi kuboneka ko bikagabanuka cyane, ndetse iyo bishobotse yagura ubutaka bwe akagurira ba baturanyi be bakimuka. Aho bajya gutura ntihamureba. Imibanire y'aba bantu irahinduka cyane. Buri rugo mu baturanyi rufite haba harimo umuturanyi mubi. Niba nta muturanyi mubi ugira, ubwo abaturanyi bawe bo baramufite. Ese uko amikoro y'umuntu agenda azamuka, uwo muntu arushaho kugenda aba mubi. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Umuntu niwe kinyabuzima gishobora gukora amabi yose ashoboka watekereza: kwiba, kwica, kubeshya, kugambana, guhemuka, gukora intambara itarimo impuhwe na nke. Ariko nanone umuntu afite ubushobozi kandi akora ibikorwa byiza bidakorwa n'ikindi kinyabuzima icyo ari cyo cyose: gukunda, kuvura, gutabara, kwiyunga n'abanzi be. Bishoboka bite ko umuntu umwe yagira ubushobozi bwo gusenya ubwiza nk'ubu ngubu? Iyo ugeze mu mujyi wari wose ukomeye, muri imwe mu mijyi myiza iri kuri iyi si, wubatsemo ibikorwa remezo byiza nk'inzu z'ibirahuri zirabagirana, ukareba abantu beza bagenda muri uwo mujyi, uhita ubona ko isi ari nziza ndetse ko n'abayituye ari beza. Ariko abo bantu beza gutyo, ibyo bintu byiza ubona gutyo bashobora kubisenya mu kanya nk'ako guhumbya. Bakuraho ubushobozi bwo kumara imyaka myinshi bubaka, hanyuma bagasenya ibyo bubatse mu kanya nk'ako guhumbya. Iyo wumvise inkuru z'abagizi ba nabi bishe umuntu, abajura bibye umuntu bakamucushura utwe twose, abantu banga undi kubera impamvu zidasobanutse, utekereza ko byatangiye ryari? Niba abantu tubona bakora ibikorwa byiza nko gufasha abandi, kubavura, kubatabara, ndetse rimwe na rimwe bakabitangira, ariko bagashobora no gukora ibindi bikorwa by'ubunyamaswa nko kugambana, guhemuka, kwangana, kwiba n'ibindi, ni uruhe ruhande ruruta urundi muri izi ebyiri? Abantu ni ibinyabuzima byiza cyangwa se ni ibinyabuzima bibi? Ese koko muri buri umwe muri twebwe hihishemo inyamaswa y'inkazi tugomba gushaka uko twacisha bugufi? Tubahaye ikaze muri iki kiganiro. Ntabwo nari nzi ko ari uko uteye. Niyo mvugo benshi bakoresha iyo kera kabaye bamenye ko wa muntu mwiza babonaga ashobora no gukora amabi. Icyo twese tuzi ni uko umuntu ashobora guhitamo kuba mubi cyangwa se mwiza. Ese umuntu muri rusange ni ikinyabuzima cyiza kigirwa kibi n'ibyo kinyuramo muri ubu buzima? Nawe uzi abantu bakora amabi bakavuga ko babitewe n'abandi? Kwibaza niba umuntu muri kamere ye ari mwiza ni ikibazo abantu bibajije kuva kera cyane. Umufilozofe w'umugiriki wo mu bihe bya kera, Platon, yagereranyaga ineza y'umuntu n'izuba rikoresha umucyo waryo rikamurikira imibereho yacu na buri kimwe mu bikorwa byacu. Nyuma yaho Aristote, Mutagatifu Thomas d'Aquin ndetse na Emmanuel Kant nabo bamaze igihe kinini cy'imibereho yabo biga kuri iki kibazo cy'ubwiza n'ububi bw'abantu. Kant yatekerezaga ko kuba mwiza k'umuntu abikomora mu bwenge. Kuba ufite ubwenge nibyo bituma uba umuntu mwiza, ukaba wanabinyangamugayo, ari nayo mpamvu duhitamo gukurikiza amategeko ya leta. Ubwenge bwawe bukubwira ko ugomba kubana neza na mugenzi wawe, kubera ko iyo utabikoze amategeko aragukanyaga. Kuri Emmanuel Kant, kugira ubwenge nibyo bigutegeka kuba umuntu mwiza, kubera ko nutaba mwiza isi ubwayo yonyine izabikwishyuza. Iyo ubonye umuntu utagira icyo atinya, uvuga ko afite ubwenge buke.
ese tugomba buri gihe gutekereza mu buryo butuma tuba abantu beza? Tekereza igihe umuntu yanyerera akikubita hasi imbere yawe, icyo uhita wihutira gukora ni ukumwegura. Ni ibintu byizana muri ako kanya ukibona uwo muntu aguye utanabitekerejeho. Ni nk'aho twese turi munsi ya rya zuba Plato yavugaga. Igitekerezo cyo gukora icyiza kikwinjira mu mubiri nk'uko imirasire y'izuba ikwinjiramo igakwira umubiri wawe wose, mu marangamutima, mu bikorwa no mu bitekerezo byawe byose. Gusa nk'umuntu ibyo bikubaho ari uko ubonye abandi bantu. Niyo mpamvu iyo wumvise ihene yitsamuye utayibwira ngo urakire. Niyo mpamvu tutagira impuhwe nyinshi ku zindi nyamaswa. Niyo mpamvu twirirwa tuzisogota. Uwo yitwa Sebastien Oadel, ni umufilozofe w'Umudage. Ibikorwa byacu byiza byose biyoborwa n'imyitwarire myiza ariyo twise ubumuntu. Ibi by'ubumuntu byazanywe mbere na mbere n'Abagiriki, nyuma byamamajwe mu bantu n'Ubukristo kugeza n'uyu munsi. Ibikorwa byiza bikozwe n'abantu byose byitwa ubumuntu. Ni ubutabera, ubugiraneza, icyizere n'ubushishozi. Ngibi ibintu bine bigize icyo twise ubumuntu. Umuntu wifitemo ubutabera, ubugiraneza, icyizere n'ubushishozi tunamwita inyangamugayo. Ubumuntu buba mu bikorwa byacu no mu bitekerezo byacu, by'umwihariko iyo turi mu bikorwa biduhuza n'abandi bantu. None niba umuntu muri we imbere yifitemo ubumuntu ndetse akaba yifitemo kuba mwiza, kubera icyo ataba mwiza buri gihe? Ubugome, urugomo n'ubugizi bwa nabi biba kuri iyi si bikorwa n'abande. Abo babikora bava he? Kubera iki ikibi kidasiba kwinjira mu bikorwa byacu? Igisubizo kiri mu gitabo cyitwa Sa Majesté des Mouches cya William Golding. Muri icyo gitabo, indege itwaye abana b'Abongereza bose bavutse mu miryango myiza y'abishoboye ikora impanuka ikagwa ku kirwa mu nyanja ya Pacifique. Abantu bakuru bose bari bayirimo barapfa, hakarokoka abo bana. Abo bana bakirokoka bahise bitoramo umuyobozi uzabafasha gushyira hamwe kugira ngo bashobore kurokoka kuri icyo kirwa. Uwo muyobozi batoye yitwaga Ralph. Ralph yashyize abana ku murongo, batangira kumvikana ndetse batangira no gutekereza ku buryo bwo gushaka ubutabazi. Ikibazo ni uko muri abo bana harimo uwitwa Jack. Jack yari umwana utagira icyizere. Nta nkuru nziza yamuvaga mu kanwa. Buri uko bakoraga igikorwa kigamije gushaka ubutabazi, we yababwiraga ko bidashoboka kandi akabereka impamvu. Buri gisubizo babonaga we yabaga gifitiye ikibazo. Ntabwo yigeze ashimishwa no kuba Ralph yaratowe nk'umuyobozi. Yahoraga murwanya kubera ko yaramufitiye ishyari. Byageze ahatoranya bamwe mu bana abangisha Ralph ndetse abita ingabo ze, les chasseurs niko yabise. Abana batangiye gucikamo ibice batyo, batangira kurwana kugeza ubwo batwitse cyakirwa. Amahirwe yabo nuko baje gutabarwa n'ingabo z'Abongereza. Mwibuke bari abana bato baturuka mu miryango itandukanye mu Bwongereza. Ntaho bari barize iby'amacakubiri, ishyari n'inzangano. Mu magambo make, ikibi kizabona inzira igihe cyose amahame yashyizweho atubahirijwe. Ibi bihita byerekeza abantu ku cy'umuhanga mwiga imitekerereze w'Umwongereza Thomas Hobbes mu kinyejana cya 17 yise État de nature. Hobbes yashyigikiraga igitekerezo cy'uko inyoko muntu aho iva ikagera iremye mu gasuzuguro, ihangana ndetse n'ubusambo. Ngiyi imiterere ya twese. Ngiyi imiterere kamere muntu iyo ari yo yose ifite, ari nayo ntandaro y'intambara abantu bose barwanamo n'abantu bose. Kubera ko bidashoboka ko twebwe ubwacu twakwivana muri iyo miterere karemano, dukeneye umucunguzi w'igihangange uzatuzanira amahoro n'umutuzo kuri twese. Uwo mucunguzi yitwa Leviathan. Iyo atabonetse, ubuzima bwacu buhinduka ubwigunge, agahinda, ishavu, kandi bukaba ubuzima utakwifuza gukomeza kubamo. Mu gitabo cye yise Le Leviathan, Thomas Hobbes arabaza ati si yo mugiye kuryama cyangwa iyo mugiye kuva mu ngo zanyu, mufunga imiryango y'inzu zanyu? Kubera iki mubikora uko?
muba mubizi neza ko nubwo hari abashinzwe umutekano babarindana n'ibyanyu, ariko hari umuntu uri buze kubiba. Ibyo bihita bigaragaza ko kimwe mu bituranga twebwe abantu nk'inyoko ari uguhangana no gusuzugurana. Urabizi neza ko ibyo utunze byifuzwa n'abandi bantu, kabone nubwo nabo bafite ibyabo. Kuba nta wanga ijana mu rindi nibyo Thomas Hobbes yashingiyeho yemeza ko turemye mwihangana. Urashaka guhangana n'abandi uko byagenda kose. Mu mashuri uburezi bwacu bwubatse ku buryo dutoza abana bacu guhangana no kurushanwa kuruta kunguka ubumenyi. Ku musozo w'igihembwe ababyeyi ntabwo bashishikajwe no kumenya ubumenyi umwana wabo yungutse muri icyo gihembwe. Wabaye wa kangahe? Nicyo kibazo bamubaza. Nubwo yaba yarungutse ubumenyi buzamubeshaho ubuzima bwe bwose, ariko niba hari abamurushije ni ikibazo gikomeye. Ku rundi ruhande, nubwo yaba ntacyo yize ariko yarushije abandi, ubwo ni amahoro. Ihangana. Ibyo tubona mu buzima bwa buri munsi ndetse n'abo tubana nabo bose bagira ingaruka ki ku myitwarire yacu. Mu 1971 umuhanga mu iyigamitekerereze w'umunyamerika Philip Zimbardo yakoze ubushakashatsi ku myitwarire y'abantu abukoreye ku banyeshuri bo muri kaminuza ya Stanford. Yafashe abanyeshuri bamwe ababwira ko ari abagororwa bari muri gereza. Afata irindi tsinda ry'abanyeshuri bo ababwira ko ari abacunga gereza. Yashakaga kureba uburyo imyitwarire y'umuntu ihinduka bitewe n'aho ari ndetse n'ibiharimo. Ku munsi wa mbere w'umwitozo, abahawe inshingano zo kuba abacunga gereza ntabwo boroheye bagenzi babo b'abagororwa habe na gato. Buri saha bategekaga babagororwa gusohoka, bakababara, bakabasaka, kandi bakabakoresha pompaje zitagira ingano. Ku munsi wa kabiri abagororwa barigaragambije, biteza akaduruvayo. Babacunga gereza bakoresheje ingufu n'umujinya mwinshi mu guturisha abo bagororwa, barabakubita ku buryo bamwe muri bo bahungabanye. Bisa naho banibagiwe ko ari umwitozo barimo. Uyu mwitozo wahise uhagarikwa utarangiye kubera ibimeze nk'urugomo byawubayemo. Nyamara aba bose bari abanyeshuri bo muri kaminuza imwe, banaziranye, banabizi neza ko ibyo barimo ari umwitozo ugamije ubushakashatsi. Nyuma yavuze ko ibyo byose byatewe n'ibihabo abanyeshuri bari barimo. Yavuze ko kuba bamwe mu banyeshuri bari bambaye imyenda y'abacungagereza, abandi bambaye y'abagororwa, ari byo byatumye bahangana. Yavuze ko yari yafashe umwanya wo kuba umuyobozi wa gereza atigeze yivanga mu buryo abo banyeshuri bitwaraga. Yitwa Thibault Le Texier. Ni umunyamateka mu bumenyi bw'imibanire. Ubu bushakashatsi bwaramamaye ku isi yose mu birebana n'imitekerereze ndetse n'imibanire. Iki gihe byari mu bihe abantu benshi bibazaga kuri jenoside yakorewe abayahudi. Benshi bibazaga uburyo umuntu ashobora kugira urugomo n'urwango rungana nk'urw'abanazi bagize. Ibyavuye muri ubu bushakashatsi iki gihe byagaragaje ko kwisanga hakorerwa ibikorwa by'urugomo n'ubugizi bwa nabi bishobora gutuma ikibi kikurimo kizamuka kandi nawe ubwawe utari wiyizi uko. Ibi bigaragarira mu kigare. Umuntu ashobora kuba ari umuntu w'inyangamugayo ushyira mu gaciro, ariko akisanga mu kigare cy'abanyarugomo. Wenda nk'abo bari kumwe bagahohotera umuntu bakamukubita, nawe akisanga yamukubise kandi mu by'ukuri yaba ari wenyine atari gutinyuka icyo kintu. Ibi ngibi abantu banabigenderaho rimwe na rimwe, bagacira abantu imanza bitewe n'aho baturuka. Ubwo aturuka mu gace kazwiho urugomo, buriya nawe ni mubi. Mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bamwe mu bifitemo ivangura bibwira ko benshi mu birabura bakoresha ibiyobyabwenge kandi bakagira urugomo. Ibi Zimbardo yabyise effet Lucifer. Abacunga gereza bahinduka abagome kuri bagenzi babo, abana bato bagambanyirana bakanagirirana ishyari kandi ntaho babibonye. Ese ikibi kiri muri twe cyaba kiturimo mu buryo karemano ku buryo ntaho twagicikira? Umunyamateka w'umunya-Nouvelle-Zélande Rutger Bregman ibi arabihakana. Nyuma yo kwiga ku ngero nyinshi zamenyekanye cyane zisobanura ko umuntu ari inyamaswa mbi mu buryo karemano, yaguye ku mwanzuro w'uko iyo wishyizemo ko abantu ari babi mu buryo karemano, birangira n'ubundi ubonye impamvu nyinshi zikugaragariza ko ari uko bimeze koko.
we ashyigikiye igitekerezo cyo kureba ibintu nk'ureba ikirahuri kirimo amazi acagase. Ubishatse wavuga ko icyo kirahuri kiburaho amazi make ngo cyuzure, cyangwa se ukavuga ko icyo kirahuri kiburaho ubusa buke ngo kibe kirimo ubusa bwuzuye, moitié vide ou moitié plein. Bregman we mu gushyigikira igitekerezo cye aba ari inkuru yabayeho, inkuru itangira nka cya gitabo cya Sa Majesté des Mouches, ariko bigatandukana cyane. Mu kwezi kwa gatandatu mu 1965 abasore b'ingimbi bahagurutse ku kirwa cya Tonga muri Pacifique, bari mu bwato. Bageze hagati mu nyanja, haza umuhengeri mwinshi urabazunguza ku buryo bamaze iminsi 8 rwagati mu mazi batazi aho barimo kwerekeza. Nyuma y'iyo minsi 8 baje kwisanga ku kirwa cyitwa Data. Kuko batari bazi aho baherereye, nabo bahise batangira kwirwanaho, batangira guhiga, bubaka karuri ko kubamo, buri munsi bagacana umuriro bakota, bakaririmba, bagakina imikino. Ibyago byose bahuraga nabyo babirwanyaga bashyize hamwe. Umwe muri bo yaje kuvunika ukuguru, bagenzi be bamwitaho ndetse bamugira umuyobozi wabo. Nyuma y'amezi 15 bari kuri icyo kirwa kandi babanye neza mu mahoro, baje kubona ubutabazi. Haje ubwato burababona, barasakuza cyane buza kubatabara. Inkuru irangiriraho. Abantu benshi bashobora kumva iyi nkuru bakumva nta kintu kirimo, kubera ko hatarimo ko abo bana baje kugirana ibibazo bakarwana bakicana, cyangwa se ngo kubera ko hatarimo intare zaje kubatera bakarwana nazo bakazica cyangwa se zikabica. Birashoboka ko dukunda inkuru zirimo ibibi gusa. Aba bana b'abasore ibi byago bisanzemo byatumye buri wese muri bo yishakamo ubumuntu bwose yifitemo, maze bashyira hamwe kugeza batabawe. Ese aba bana nabo bari gukora ubugome iyo batoranywa bagashyirwa muri wa mwitozo wa Zimbardo? Iyo baza gukinishwa, bamwe ari abafungwa abandi ari abacungagereza, bari kumarana nk'uko byagenze kuri bagenzi babo bo muri Stanford? Ibi biravuguruza ubushakashatsi bwa Zimbardo. Ikindi kirenze kuri ibi ni uko mu mwaka wa 2015 byaje kumenyekana ko muri wa mwitozo wa Zimbardo bamwe mu banyeshuri bakinnye nk'abacungagereza, umunsi umwe mbere y'uko umwitozo utangira bari bahawe amahugurwa, babwirwa ko abacungagereza bagomba kuba abantu batavugirwamo kandi biteguye gutanga ibihano biryana ku bagororwa. Nta muntu wambara uwo mwambaro ngo ajenjeke, niko babwiwe. Mu yandi magambo, icyateje imyivumbagatanyo ni uko abacungagereza bahohoteye abafungwa, bituma havuka imirwano. Niba ubushakashatsi bwamamaye ku isi bugaragaza ko abantu ari babi mu buryo karemano, bwarakozwe mu buriganya, niba kandi hari urugero rw'abasore bisanze ku kirwa batazi aho bari, bagashobora gushyira hamwe no gukundana kugeza babonye ubutabazi, birasa n'ibisobanuro ko muri rusange icyo dukunda ni ukubarirana inkuru zivuga ku bubi bw'abantu. Ibi bishobora gushimangira imvugo y'uko kuba imbwa yariye umuntu nta nkuru irimo, kubera ko imbwa zirya abantu n'ubusanzwe, ariko kuba umuntu yariye imbwa byari inkuru. Birashoboka cyane ko umuntu nk'inyoko akunda ibibazo. Birashoboka cyane ko iyo hatari ibibazo twumva tudatuje, bityo tukabishaka. Rutger Bregman we atekereza ko inkuru ziteye ubwoba zigaragaza ububi bw'abantu zahimbwe n'abantu kuva mu bihumbi by'imyaka ishize, hagamijwe gushyigikira no gushakira inzira gukandamizanya hagati y'abantu n'abandi. Hanyuma umuntu yaba ari umumarayika cyangwa ni sekibi? Mu gushaka kumenya niba abantu turi inyamaswa mbi zifitemo ubugome, hari abanyamateka bagiye kure cyane kugira ku bakurambere bacu kugira ngo bamenye uko babagaho. Ni ryari abantu batangiye kwicana? Niba igihe tumaze tugeze ku isi ari isaha imwe, iminota 58 twayimaze turi abahigi twibera mu mashyamba tudafite ahantu hamwe dutuye. Iminota 2 yonyine ni ishize abantu batangiye gutura no kubaka iterambere ryose mubona. Mu gihe iyi si yari kira amashyamba yirirwamo abantu babeshejweho no guhiga, nta kindi kintu cyabaga mu mitwe yabo usibye guhiga inyamaswa no kurwana. Uyu munsi niba umuntu w'igihangange ku isi
ari ushobora kubaka ikoranabuhanga rituma abantu batumanaho byoroshye, cyangwa se umuntu ushobora gukora urukingo, cyangwa uwazanye igitekerezo cyo gushyiraho banki. Mu myaka igera kuri miliyoni 2 ishize, ubwo umuntu w'igihangange ku isi yabaga ari umuntu uzi gusongora ibisongo bityaye, agashobora kwica inyamaswa nyinshi kandi akabasha kurwanya abanzi be, akabica akabamara. Nguwo umuntu wari igihangange ku isi y'icyo gihe. Nguwo Elon Musk w'icyo gihe. Niwe Vladimir Putin. Niwe Papa Francis wo muri iyo myaka. Aba bantu babagaho mu matsinda y'abantu bari hagati ya 20 na 25. Ntabwo babaga ahantu hamwe, ahubwo babagaho bagenda nk'izindi nyamaswa zose zo mu ishyamba. Bitekerezwa ko y'itsinda rimwe ryahuraga n'irindi bataziranye, birindaga gukimbirana no guhita barwana. Bigomba kuba ari na hano umwanditsi w'Umusuwisi Jean-Jacques Rousseau yahereye yemeza imibereho karemano y'abantu hano ku isi mbere y'uko iterambere riza rikabahindura. Rousseau yabonaga ko iterambere ari ryo soko y'ikibi cyose umuntu afite. Yatekerezaga ko iterambere n'ubusirimu ari byo byatumye mu bantu havuka ikibi. Rousseau yavugaga ko intangiriro y'ubuzima mu muryango mugari ari nayo yabaye intangiriro yo gusenyuka kwawo. Uko iterambere n'ubusirimu byongera, ni nako umuntu butakara. Buri gihe uko ubusirimu buzamuka, ni nako ibyago byongera. Bibiliya ibara inkuru y'uburyo Adamu na Eva birukanywe muri paradizo yo muri Edeni, bagatangira guhinga, korora no gukora indi mirimo yose ivunanye. Ni ukuvuga ko aribwo bahise batangira gutura, bakagira aho baba hazwi batahava. Iki gihe nibwo ubuzima bwatangiye gukomera, ari nabwo urugomo n'ubugizi bwa nabi no kubabazanya byatangiye. Reka tuvuge ku mateka atarayo muri Bibiliya noneho. Kubera icyo umuntu yikuye muri paradizo yo mu ishyamba, aho yabagaho nta hantu atuye, abaho yihigira inyamaswa, hanyuma akaza gufata icyemezo cyo gutura no guhinga no korora no kugirana amakimbirane n'abandi. Byose bitangira nyuma gato y'igihe kirekire cy'ubukonje cyabayeho, ahisi yamaze imyaka myinshi yuzuye urubura, période glaciaire. Ni mu myaka 1015 ishize. Ubu bukonje bukimara gushira, urubura rugashonga, ahantu hose hagashyuha, nibwo abantu batangiye gutura hitwa muri Croissant Fertile. Ni mu burasirazuba bwo hagati muri Iraq, Iran, Israel na Palestine, bahitaga muri Mesopotamie. Mu Burayi ho abahinzi ba mbere bahageze nyuma, mu myaka 5000 mbere ya Yezu. Igihingwa cya mbere bahinze cyari ingano. Madame Sylviane Charles ni umwanditsi akaba n'umwarimu muri kaminuza mu Budage. Bitekerezwa ko abahinzi ba mbere bageze mu mashyamba yo mu Burayi bagatangira gukuramo ibihuru n'ibigunda kugira ngo bahubake inzu zo guturamo. Nyuma y'uko batangiye gutura, bahise batangira kwiyongera mu bwinshi, ari nako inzu zo guturamo ziba nyinshi. Uko niko byasabaga gukuraho andi mashyamba menshi kugira ngo bongere ubuso bwo guhingaho no guturaho. Uko imyaka yagendaga ishira kandi, ni nako bakeneraga ubundi butaka bwo kororeraho. Icyaje kuba rero ni uko nyuma y'imyaka myinshi abantu babaye benshi kandi bagomba gusaranganya ubutaka bwarushagaho kuba buto. Ibi ni nabyo byatumye hatangira kwaduka amakimbirane. Ni ukuvuga ko amakimbirane ya mbere yabayeho yarashingiye ku butaka. Bigomba kuba ariyo mpamvu n'uyu munsi aya makimbirane ari mu yiganje mu bantu. Abantu bagitangira gutunga, ni nabwo batangiye kugirana amakimbirane n'urwango. Bitekerezwa ko intambara za mbere zabayeho mu myaka 1010 ishize. Mu myaka 6500 ishize nibwo abantu babonye bwa mbere ibimenyetso by'uko abakurambere babo barwanaga intambara. Babonye ubuvumo n'ibimeze nk'imitamenwa abantu bishagamo bagenzi babo. Ni ibimenyetso by'uko abakurambere bacu barwanaga intambara. Babonye ibisigazwa by'imibiri y'abantu bigaragara ko bishwe nabi kandi bishwe n'abandi bantu. Babonye ibyobo rusange byashyinguwemo abantu. Bitekerezwa ko icyitwa intambara cyatangiye ari uko abantu batangiye gutura ahantu runaka, ahantu hamwe. Inshuro nyinshi abantu bapfa ko umwe yashatse gutwara iby'undi, cyangwa se ko umwe yumva ko hari ushaka kumutwara ibye. Kandi gutunga ibintu
byatangiye ari uko abantu batangiye gutura. ubwo abantu batangiraga kubaka inzu, buri wese agatangira kugira aho abarizwa naho ibihabarizwa byose bikaba ibye. Iki gihe nibwo abantu batangiye kugirana amakimbirane no kurwana. Abantu babaye biberaho bagenda batagira aho babarizwa, bahiga barara aho bageze hose, amakimbirane yagabanuka kubera ko nta wagira icyo atunga. ubwo abantu batangiraga gutura no guhinga, nibwo batangiye kubaka ibigega n'ubuhunikiro bw'imyaka. nta wari ukijya guhiga kubera ko babaga bafite ibigega byuzuye ibiribwa. muribuka tuvuga ko niba tumaze isaha yose tugeze ku isi, iminota 58 ubwo twayimaze mu mashyamba, hanyuma ibiri yonyine akaba ariyo tumaze dutuye. ubwo bivuze ko igihe kinini abatuye isi bakimaze babanye neza. uru rugomo mubona rugezweho ntabwo rwatangiye kera cyane ubigeranije n'igihe tumaze ku isi. hari ubuvumbuzi butari ubwa kera bwakozwe n'umushakashatsi mu by'ubuzima w'umurusiya witwa Dmitry Belyaev. kuva mu 1950 uyu mugabo yatangiye korora imihari. imihari yoroye bwa mbere yagiraga amahane nyine kubera ko zari inyamaswa z'agasozi. iyo mihari yabyaraga yatoranyagamo ifite ubwitonzi idashaka kurya abantu, akaba ari yagumana indi akayohereza mu gasozi aho n'ubundi isanzwe iba. nyuma y'ibisekuru bigera kuri 20 by'iyo mihari, ni ukuvuga uhereye ku mihari yoroye bwa mbere ayikuye mu gasozi, ukagera ku yo yabyaye nayo ikabyara indi, yibyaye nayo ikabyara indi, nayo ikabyara indi, kugera ku gisekuru cya 20. iyo ku gisekuru cya 20 ntabwo yari ikiri imihari, yari isigaye ibaho nk'imbwa, ndetse yari yaranatangiye guhinduka no mu miterere yo ku mubiri. imirizo yayo yari yaratangiye kwigonda, izuru ryaratangiye kuba rigufi ritagisongoye nka mbere, kandi amatwi yayo yaratangiye kugwa. nubwo umuhari boroye urekeraho kuba umuhari ahubwo ugatangira kuba umuhari wo mu rugo, hari n'inyamaswa zishobora kwiyorora z'ubwazo. abantu batangwaho urugero rwo kuba bariyoroye. bo ubwabo nibo bafashe icyemezo cyo kuva mu mashyamba bajya kubaka inzu, baratura, batangira kuba ahantu hamwe. ibi babikoze mu rwego rwo kurekeraho gutinyana hagati yabo. gutura byatumye abantu batinyukana binyuze mu mikoranire. kuva bariya bakora biriya, nanjye nshobora kubyigana nkabikora. niba hari ubumenyi mfite nshobora kubusangira n'abandi. uko niko havutse sosiyete cyangwa se umuryango mugari tubarizwamo. ibi ni nabyo bisobanurira iterambere ryose twagezeho. kuva twaza ku isi, imibanire hagati y'umuntu n'undi niyo yagennye imiterere n'imibereho yacu. nibyo imibanire yagennye imwe mu miterere y'imibiri yacu. nk'urugero, dutumanaho tudafunguye umunwa, ahubwo dukoresheje ibimenyetso byaba iby'isura ndetse n'ibindi bice by'umubiri. nk'uko twahimbye ururimi ku buryo abantu bavugana, twahimbye n'ibindi bimenyetso nk'inseko. umwana w'uruhinja yiga hakiri kare kwishyira mu mwanya w'undi muntu. mu myaka 5 ya mbere y'ubuzima bwe, umwana yiga kugira impuhwe no kwifatanya n'abandi mu kababaro. iki gihe aba yaratangiye kwiyumva nk'umuntu utandukanye n'abandi bantu. kuri bamwe, ikinyoma cya mbere umwana wawe w'igitambambuga azakubeshya ntikizakubabaze, kubera ko ngo bigaragaza ko yatangiye kwimenya no gushaka inyungu no kwirwanaho, ikigaragaza ko yanarwana ku bandi. bitekerezwa ko ku mezi 18 umwana bashobora kugira ubufasha atanga. igitangaje ni uko kuri aya mezi ari nabwo ikibi gitangira kumwinjiramo. nyuma gato y'aya mezi ni nabwo atangira gukora ikintu ari uko abona hari inyungu ari bugikuremo. iyi myitwarire y'umuntu yo kuba mwiza cyangwa se mubi ifitanye isano n'umusemburo bita ocytocine. uyu ni utuma umubyeyi ugejeje igihe cyo kubyara abyara. ni utuma umura wiyegeranya, maze umwana uri mu nda agatangira gusohoka. uyu musemburo wongera kuvubuka iyo umubyeyi arimo konsa. iyo umwana arimo konka arebana mu maso na nyina, uyu musemburo urimo kubaka amarangamutima azatuma abo bantu babiri umwe yizirika ku wundi. uyu musemburo uyu mwana yonka muri aya mashereka ugatuma we na nyina bagirana imibanire yihariye izahoraho iteka ryose. ni nawe utuma uwo mwana yiyumva muri uwo muryango. uzumva bavuga ko abantu bonse rimwe
baba bafite byinshi bibahuza ku buryo kubatanya bigoye. Abantu bo mu muryango umwe baba barasangiye iyo ocytocine maze bakagirana imibanire yihariye. Ikibazo ni uko uyu musemburo uhuza abantu unifitemo uruhande rwijimye. Nubwo wongera imyiyumvire y'umuntu yo kuba barizwa mu muryango runaka, unatuma umuntu adakunda abaturutse hanze y'uwo muryango. Ibishimangira ibyo bavuga ko umumama ashobora kubona ingufu n'ubushobozi utashoboraga kumukekaho igihe byaba ngombwa ko arengera abana be. Brian Hare ni impuguke mu by'imibanire y'abantu. Iyo umuntu ari kumwe nabo bahuje umuryango, ubwoko cyangwa abo bafitanye isano, baba ari inyamaswa za mbere nziza ku isi, ariko iyo batekereje ko uwo muryango wabo cyangwa se iryo tsinda ryabo riri mu bibazo, bahinduka nk'ikirura kirimo gutabara abana bacyo. Ocytocine, umusemburo uduha urukundo ukanadufasha kubana n'abandi neza, ariko ukanadukururira urwango n'urugomo. Imibanire yacu twebwe abantu ntabwo izigera iba nk'izindi nyamaswa. Kuba izindi nyamaswa ntacyo zitunze biri mu bituma zibana uko zibanye, biri mu bituma zitagirana amakimbirane. Niyo ziyagiranye abashingiye kuri icyo kintu cy'ako kanya bikarangiriraho. Gutunga ibintu byahinduye umuntu mu miterere, mu mitekerereze no mu mibereho yose muri rusange. Biri mu byaremye ukwikunda kose tugira, biri mu byaremye ibyo duha agaciro nk'icyubahiro ndetse n'igitinyiro. Nitwe binyabuzima byonyine bishobora kugira urukundo n'urwango icyarimwe, kandi byose tukabikoresha hafi icyarimwe. Biri mu bidusunikira kutagira ikintu na kimwe dukorera ubuntu. Nicyo bigaragara ko dukoreye ubuntu, tuba tugitegerejemo inyungu runaka, nubwo byaba gushimirwa byonyine. Tukivuga ibyo gushimira, tubashimiye ko mudasiba kutwumva. Nitwa Ismael Mwanafunzi, ndabashimiye.